Ismail Saibari yarasuzuguwe yangwa n'umukobwa bakundanaga amubwira ngo nturi ku rwego rwanjye wowe ntiwanabasha no kunyitaho none ubu n'umwe mu bakinnyi bifuzwa n'imwe mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi no ku isi ikipe ya Bayern Munich. Ese byagenda bite uramutse usuzuguwe n'umuntu ukunda akakubwira ko ntacyo ushoboye nta n'icyo wamugezaho ndetse ahazaza he watabona ari kumwe nawe gusa nyuma y'iminsi cyangwa nyuma y'imyaka mike akagaruka gusaba imbabazi akubwira ngo umubabarire yaribeshya aricuza agakeneye ko umubabarira ese wamubabarira? Iyi ni inkuru yo gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga ku mukinnyi w'umunyamahanga uzwi ku izina rya Ismail Saibari nyuma y'uko havuzwe amakuru y'uko ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage imushaka ku gaciro k'amasezerano hafi ahagaze kuri miliyoni 55 z'amadolari. Uyu musore inkuru yaje kuza kuba igenda ikoroza isi yose. Ese byagenze bite? Ese ubundi amakuru bavuga ku mukunzi we ngo yaramwanze byagenze bite? Ni ukuri? Muri iyi nkuru tugiye kureba ku makuru cyangwa se amateka y'uyu Ismail Saibari, urugendo rwe kuva akiri umwana kugira abaye umwe mu bakinnyi beza mu ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Buholandi. Amakuru yose avugwa no ku rukundo rwe n'isomo wakwigira ku nkuru ye. Uyu mwana wakuriye umuryango w'abimukira Ismail Saibari yavutse ku wa 28 Mutarama 2001 mu gihugu cya Espagne. Avukira mu muryango w'abanyamaroc. Nubwo yavukiye i Burayi yakuriye mu ndangagaciro zabo muri Maroc. Ababyeyi bifuzaga ko abana babo babaho neza kurusha uko bo babayeho. Saibari yatangiye gukunda umupira akiri muto cyane, yakinaga ku mihanda, ku bibuga by'ishuri ndetse naho yabonaga hose umwanya wo gukina. Abatoza bamubonaga ko afite ubushake ndetse n'impano idasanzwe kuba umupira yawukina akazerekana impano ye. Ariko kugira impano ntabwo byari bihagije gusa, byasaba gukora cyane buri munsi. Urugendo rwe rwo muri akademi rwa rugendo rutoroshye. Saibari yaciye mu makipe atandukanye y'abato mbere yuko yagera mu ikipe ya PSV Eindhoven ariwe waje kuza kumenyekanira. Aha niho yatangiye kubaka izina rye mu ntangiriro, ntiyahabwaga umwanya uhagije. Hari abakundaga kumubwira ko adafite imbaraga zihagije, hari abavuga ko atazigera umukinnyi ukomeye. Ariko ibyo byose ntiyigeze abyitaho, yahisemo gukora cyane, yirinda iby'amagambo yo gusubizanya n'abantu. Iyo abandi barangizaga imyitozo bakagenda, we yagumaga akitoza. Iyo abandi baruhukaga, we yashakaga ko yakora imyitozo yindi kugira ngo arebe ko yakongera ubumenyi bwe mu mupira. Ibi byatumye agenda yigarura icyizere ndetse n'abatoza babona ubushake bwe bakabona ko uwo mwana afite ubushake bwo gukina umupira w'amaguru. Uko byabaye inkingi ye rero yo kugira ngo amenyekane. Uko yabaye inkingi ya PSV Eindhoven mu Buholandi nyuma yo kuzamurwa mu ikipe nkuru ya PSV, Saibari yatangiye kwerekana ubuhanga bwe. Yari umukinnyi ushobora gutsinda ibitego, yatanga imipira yavamo ibitego, akanakora akazi gakomeye mu kibuga. Buri mwaka yagendaga arushaho gutera imbere. Izina rye yaje kuza kugenda ritangira kuvugwa, umwe mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi atangira kumwifuza. Abasesenguzi batangira kubona ko ari umwe mu bakinnyi beza ashobora kuzagira ejo hazaza muri ruhago. Inkuru y'urukundo rero igenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga byamugendekeye bite? Muri icyo gihe agikina mu Buholandi hari inkuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ko Saibari yakundanaga n'umukobwa akaza kumwanga amuziza ubukene ngo ntiyamwitaho ngo ntari ku rwego rwe, ndetse umukobwa akamubwira ko ngo atabona ngo abone ejo hazaza he bari kumwe. Icyo gihe yahembwaga hafi 19,200 by'amayero ku cyumweru, ariko uyu mukobwa yumvaga aya mafaranga adahagije. Inkuru ivuga ko uwo mukobwa ngo yamubwiye ko adashobora kumuha ubuzima yifuza ndetse ko batari ku rwego rumwe. Saibari ngo yahisemo guceceka, yanga kwirirwa asubizanya n'uwo mukobwa ko yanze ko baterana amagambo. Saibari ntiyigeze amusaba imbabazi, ntiyamwinginze, ntiyigeze ajya impaka muri make. Ahubwo yahisemo guceceka, yakomeje imyitozo, akomeza gukora cyane yumva ko ejo cyangwa ejo hazaza igihe cye kizagera ibyo bigakunda. Impinduka zo mu mwuga zaje kugera mu bihe byakurikiye. Saibari yatangiye kwitwara neza kurushaho, yafashije PSV Eindhoven gutsinda imikino myinshi, yongera kwigaragaza mu marushanwa yo ku rwego mpuzamahanga. Amakipe menshi atangira kumukurikira, izina rye ritangira kuvugwa, isoko ndetse n'abaguzi abantu batangira kubona ko ari umukinnyi ushoboye nawe yagurwa akagira impano ikaba yagaragara no mu makipe akomeye bitewe n'ubushobozi bamubonagamo. Bayern Munich itangira kumwifuza mu mezi ashize. Amakuru menshi yatangiye kuvuga ko ikipe ya Bayern Munich yifuzaga Saibari kuri miliyoni hafi 55 z'amayero. Nyuma yerekana ko agaciro ke kazamutse mu gihe gito, nubwo amakuru y'ugurwa kwe agenda ahindagurika cyangwa se nta tangazo ry'ikipe yamusinyisha kugeza aka kanya. Kuba izina rye rihuza n'amakipe akomeye ni ikimenyetso cy'iterambere rikomeye yagezeho mu mupira w'amaguru ndetse no kuba mu makipe yose amubonamo ubuhanga ndetse n'ubushobozi. Umukobwa rero ngo yongeye kugaruka. Inkuru ku mbuga nkoranyambaga zikomeza kuvuga ko uwo mukobwa yaje kongera kumwandikira amusaba imbabazi nyuma y'uko yumvise ko amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi amaze iminsi amubenguka yaramukunze bitewe n'imikino ya Saibari. Umukobwa yongeye kumwandikira amusaba imbabazi, yamusabaga amahirwe ya kabiri, ariko ngo Saibari ntiyigeze amusubiza. Hari n'abavuga ko yashyize hamwe ubutumwa bwa kera bwo gusaba imbabazi kugira ngo agaragaze ko ubuzima bwe bwagize impinduka. Ariko nanone Saibari nyuma y'uko yanzwe n'uwo mukobwa yafashe ubwo butumwa bwose aza kuza kuba bushyira ku mbuga nkoranyambaga, yereka abantu uburyo umukobwa wamwanze yagarutse akaza kumwirukankira bitewe n'uko yari amaze akabona Saibari yahindutse ubuzima bwe yamaze kuba icyamamare. Hari isomo rikomeye abantu benshi bavuga bakuyemo muri ino nkuru: ntugasuzugure umuntu kubera hari uyu munsi, kuko ntabwo umenye ejo he uburyo ashobora kumera. Abantu benshi batangiriye hasi
uyu munsi batangiye ubona nta hantu bishingiye, uyu munsi bayobora ibigo bikomeye. Hari abigeze kubura akazi nyamara ubu ngubu akaba ari ba rwiyemezamirimo bakomeye. Hari abigeze kwangwa nyuma akaba ari abantu baza ku ibuye ry'ifatizo ryakomeje imfuruka. Ubuzima burahinduka. Isomo ku rukundo rushingiye ku mafaranga gusa ntabwo rujya ruramba. Amakuru ashobora kuboneka cyangwa se amafaranga yanaboneka ejo cyangwa ejo bundi akanabura, ariko kubahana no gushyigikirana bituma urukundo ruramba. Iyo umuntu aguhisemo kubera amafaranga gusa ashobora no kukureka amafaranga yabuze, ariko uguhisemo kubera uwo uriwe akenshi muragumana cyangwa se no mu bihe bikomeye muri kumwe. Ese ubitekerezaho iki? Niba koko umuntu yarigeze gusuzugura akagaruka gusaba imbabazi mu buzima bwawe nawe bwaramaze guhinduka, wamubabarira ukamuha amahirwe ya kabiri cyangwa wakomeza inzira yawe utarebye inyuma? Andika igitekerezo cyawe muri comment niba ukunda inkuru zacu tugenda tubakorera kandi na subscribe.